uyu mugore yaguze anzanira ku pongere, arambwira ati ko biri kose umugabo wanjye ndabona ari bupfe, kandi sindi bushobore kumucira inzara kuko kumureba arimo apfa sinabishobora. Ati mucira inzara wenda aze gupfa inzara, ati mbaye nsohotse napfa umbipe ndabona ko apfuye. Ndabwira ni gisa wintera umujinya, ndanakwiyamye niba turi kurwaza umuntu kanca intege umwirwazanye wenyine ngo ho yarapfuye ngo isi iranyose. Turashimira Imana ko isi yacanye imbabura hanyuma ntimwote. Imana ishimwe. Ndatekereza ko nta bandi bantu. Imigambi yawe si nk'iy'umwana w'umuntu, n'uw'ibyiza gusa, n'uw'ibyiza gusa. Imana yacu ishimwe. Ndanezerewe kubona Tisiye ahagaze ku maguru yiwe abiri akimara gukora accident. Narababaye cyane, mfata ko buri kwezi nzajya mfata mama wanjye n'abavandimwe n'abana banjye tukajya iwabo. Nk'abantu bakurikira TikTok abenshi barabizi, buri cyumweru twajyagayo kugeza ubwo twajyaga dupfukama mu cyumba n'abana bagasengera Tisiye. Mfite mutoya witwa Shami yigeze kumbwira, ambwira ati yabonye Tisiye ari kugenda n'uwo bakurikirana arabirota. Nanjye ubwanjye mbigirira iyerekwa inshuro ebyiri zose. Nshimiye Imana ivuga igakora, kandi ni ukuri Tisiye azirikana ubuntu bw'Imana yamugiriye abibyazemo umusaruro. Ndumva nta bindi byinshi mfite byo kuvuga, ariko nshimiye Imana. Murakoze. Uyu munsi rero kuba ari aha mu rusengero turi gushima Imana, turi guhimbaza, turi kubyina, ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu ugiye mwabonye ntitaye ku cyubahiro cyane, ntitaye ku cyo ndicyo, ntitaye ndavuga ndakubyinira uyu munsi igishaka kibe, kuko icyo wakoze narakirema nkagikomeza narangiza nkakigaragaza. Ndi Imana niko mvuze, nkabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya. Niyo mpamvu Tisiye yarahanga. Imana bamugisha nawe umwanya kugira ngo nawe ashime Imana, kuko nawe ni umuntu twababaranye, ni umuntu twagoranywe, kandi iyampagurukije nawe izamuhagurutsa mu izina rya Yesu. Twayikomera amashi. Iyo ngiye kuvuga kuri ibyo bintu mbura ukuntu mbivuga, kubera yuko abakobwa bo muri ino minsi n'abagore bo muri ino minsi ugira akabazo gakeya, niwe wa mbere uguta. Njyewe ubwanjye nkora impanuka hari mu kwa mbere, mu kwa gatatu nari ndi bufate irembo, mu kwa karindwi ngakora ubukwe. Ariko uwo muntu ntumbaza aho yanyuze n'inzira yaciyemo. Mu kanya bavugaga umudamu we mama Gisa, niba ari Gisa niba ari mama yes, nabitekereza nka bariko Mana uhaba ababyeyi kwihangana, Mana uhaba ababyeyi ngo tumusengere. Ndashima Imana ko Imana yamuzuye. Ntabwo ari ugukira, ahubwo ni ukuzuka. Kubera ko abantu bavuga ibyabo bakavuga uko batabizi nuko bakeka, ariko twamugezeho atatuvugisha, ari ukureba ubona atabona, atumva, acometse mu ibyuma kugira ngo adahita apfa, ibizura umutima, ibizura impyiko zamenetse. Ahangaha hashwanyaguritse, mbese tubona ari ahanyagasana. Kaza kuri Pastor Theogene buriya nawe ndamuvuga, kuko ntago ngiye nemera ko yagiye, ndumva ntago ndabyemera. Ariko uyu muvandimwe noneho Tisiye we, Mana nyagasani, gupfa neza nabwira ariko bite, ati ndapfuye umunaniro uranyishe. Ndamubwira ni Gisa, ubu ndabihinduye, wowe jya wirirwa hano nzajya nza kurara. Nuko twarwaje Tisiye umuvandimwe wanjye, Gisa akirirwa nkarara nkuhagira. Gisa arambaza ngo ushobora gufurira umuntu w'umugabo? Nge mukuramo pampa. Gisa akambaza ngo washobora gukorera umuntu w'umugabo ibintu nk'ibi? Ndamubwira nturetse n'umugabo gihe mfite abana maze gukura, n'abana banjye nabibakorera kuko nabo barazambara.
uyu munsi wa none kubona umuntu yambaye ipantaro nta kindi kintu kirimo imbere, nta sonda irimo, murabyita ibintu by'ibikino, murabyita ibintu bisanzwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Reka twumve Pastor. Haleluya. Kubera izo mpamvu rero mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, 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 Imana izura abapfuye. Imana, mumvugire ngo Imana, Imana, mumvugire ngo Imana, Imana. iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya. Nanjye ndashima Imana kubw'uyu muvandimwe, nanjye twamugezeho na Pastor Charire akimara gukora impanuka hariya Masaka, byari biteye ubwoba, ariko turashima Imana ko yongeye kumutuzurira. Mukomere Imana amashyi. Ndashima Imana yuko namubonaga mu isura imwe, twari twagiye kuvuga ubutumwa mu bana bo mu mihanda, babandi bita abana bo mu mihanda ba mayibobo. Njye mfite uwo mutwaro wo kubasengera. Nibuka rero ari kwikuramo amakote, bamwe abahamagara abazana mu rugo, abagaburira, abandi abaha imyenda ye. Ndavuga ngo Mana, uyu mugaragu aracyafite akazi, ongera umutuzurire, ahari hari iyindi mitima yakongera nayo igasubirizwamo ubuntu. Turashima Imana rero ko yabikoze. Mumpere Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko yakurinze mukozi w'Imana, kandi namwe mwakoze kuza kwizihizanya nawe uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Babafotore dukomeze. Amagana gasosi. Haleluya, haleluya. Njye nitwa Pastor Charire. Uyu mukozi w'Imana ni uw'iwacu iriya mu majyepfo. Hanyuma dufite umurimo duhuriyeho wo kwamagana ibiyobyabwenge. Na nyakwigendera hasigaye abantu batari benshi. Ubwo rero maze kubona yuko umwe atashye, ariwe madamu ariwe mutware wa Siya, hanyuma mbona n'undi nawe akoze impanuka imeze nk'aho birangiye. Hari n'abandi barangije kujya mu ntege nkeya. Mbona ko dusigaye tutari benshi, kandi baraduhamagara ahantu henshi gukora uwo murimo. Ntabwo ari abantu bose bemerewe kuwukora, keretse abanyweye ibiyobyabwenge bagakizwa, bazi ukuntu bibabaza. N'ubu ndagifite muri Ngoma, ejo bundi kuri 7. Urumva rero mbona birarangiye. Ndi mu bantu ba mbere bamugezeho, ndi kumwe n'uyu mubyeyi, tugiye kureba ko agihumeka ngo tumusengere. Ndashima Imana ko Imana yamuzuye. Ntabwo ari ugukira, ahubwo ni ukuzuka. Kubera ko abantu bavuga ibyabo, bakavuga uko batabizi n'uko bakeka, ariko twamugezeho atatuvugisha, ari ukureba, ubona atabona, atumva, acometse mu ibyuma kugira ngo adahita apfa, ibizura umutima, ibizura impyiko zamenetse. Ahangaha hashwanyaguritse, mbese tubona ari ahanyagasana. Uyu munsi rero kuba ari aha mu rusengero, turi gushima Imana, turi guhimbaza, turi kubyina, ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu ugiye mwabonye ntitaye ku cyubahiro cyane, ntitaye ku cyo ndicyo, ntitaye, ndavuga ndakubyinira uyu munsi igishaka kibe, kuko icyo wakoze narakibonye. Imana ishimwe. Na nyuma yaho twagiye mu rugo kumureba, atabasha kweguka, ariko akunda abakozi b'Imana. Iyo akubonye arakira kandi akirwaye, akeguka, akabura ukuntu abigenza. Imana ishimwe yamutugaruriye. Aracyari w'ibyiringiro. Nta kindi kintu navuga, turacyamukunda, turamukunda, n'ubundi tuzakomeza kumufasha mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana. Nagire ukuguru gukomere, imbavu zikomere, amenyo akire. Ntabwo arakira neza, noneho twongere tuzamuka imisozi, tumanuka indi. Nushaka umurindi. Uyu ni umuterankunga wacu, afite
minisiteri yitwa Ayera Ministries. Tujya mu bigo by'abana bakuwe mu muhanda, n'ubu duheruka i Nyamagabe. Tuzasubira nayo rero, weho kira vuba tuzasubireyo, kandi twahavuye hihannye abana 200. Imana ishimwe. Urumva rero afite umurimo agomba kuza kudufasha. Ninzaho nyine aho tuzajya dukubitiramo hose. Reka twe gutinda, ni byinshi umuntu yavuga, ariko Imana ibishimirwe. Reka twongere Imana amashyi. Reka tubwire abashumba batarifotoza babanguke. Bibaye byiza bari kumwe n'abafasha babo bajya bazana ibintu tuvuga bifite imbaraga, ngo nibyo abantu bigira. Umuntu yakwe ntihazagize umuntu ubyigira akajya kwa muganga bakamuha umwuka tukareba. Hazagira umuntu wibuza umwuka ajye kwa muganga bawumuhe turebe. Wabyigira n'abaganga bakabigutiza. Ibintu abantu baba bigira ngo biriya ni ukubeshya. Hazagize umuntu ubeshya kuriya nawe tukamusura. Turashimira Imana. Ngewe mumbaze turi kwa muganga arimo ambwira ngo ndapfuye, antuma ku bantu 6 ngo bose mbabwire ko agiye. Nanga kubahamagara, arambwira ngo ndi umugome. Ndamubwira nti Imana irakuzura ntacyo uba. Arambwira ngo gisaragera hano saa 12 asanga napfuye. Ndamubwira nti reka amatiku ntacyo uba. None dore araho ari muzima. Twumve aba babyeyi. Imana ibamugisha. Twakire tugire na Samu na Jean Paul n'umudamu we begere hano. Samu wacu ariga makuru ino raporo ndayizi. Ibitondo 12 saa 10 za mu gitondo bakaba bahageze, bagaparika bagasenga. Imana irongera iramuzura. Ndagira ngo ijambo ndihe Samu. Nta bindi bintu twavuga uretse kuvuga ngo Imana irera. Amen. Tuzamura ibiganza bemera ko yera. Uyu mubyeyi aravuze ngo bampe umwanya, ndagira ngo abantu bari hano mumfashe mumvugire ngo Imana irera. Imana irera. Mumvugire ngo Imana yo mu ijuru irera. Mana urera, 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 urera. Amen. Imana irera. Reka Humura papa. Tangiye vona salawi Imana. Kilima anozele were bari. reka twumve umushumba na Kereti. Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Urashaka kumenya amakuru y'ijuru, urashaka kurama, urashaka kubana n'abantu bose amahoro, urashaka kunesha Satani n'isi n'umubiri. Bika ijambo ry'Imana muri wowe mu mutima wawe. Kuko iyo Zaburi 119 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo utumurikira mu mwijima. Hari kuri 23 z'ukwezi kwa 12 2024 twari tuvuye gusenga ibyumba, hanyuma Samu niwe wari udutwaye tumeze ukutungana. Hanyuma rero Samu aravuga ngo dukuriye kujya kwa Tisiye. Bwarakeye turaza, tuhageze twarasenze tugira ubwoba bwinshi. Ibyo byose muvuga twasanze akiryamye, sonde kirimo atabasha guhaguruka. Uyu mubyeyi Imana imuha umugisha kandi mwinshi cyane. Turataha twibaza ikintu twakora. Imana iratubwira ngo musubireyo. Tugiye iratubwira ngo musenge kugeza igihe nzababwira ko iminsi irangiye. Buri saa 10 twebwe ubundi tuba twabyutse
tukabyuka tukajya kwa tisiye. Uyu mugabo turi kumwe agira kwizera, nangira kwizera, ndi umupasitori ugira kwizera. Nkunda kuba mu bacu, sinshaka kumenyekana njyewe kuko amakuru yanjye ndayazi. Noneho rero wagerayo akamubwira ati tisiye ndashaka uhaguruka, nkamufata nkenda kumukubita kubera yuko nabonaga bikomeye, ariko agahaguruka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanyuma Imana rero Yeremiya 33 umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ngo ijambo ry'Imana ryasanze bwa kabiri Yeremiya mu gikari cy'inzu y'imbo yawe yarakingiraniwe mu cyobo, iramubwira ngo Yeremiya ni njyewe ngira icyo nkora nkakirema nkagikomeza narangiza nkakigaragaza. Ndi Imana niko mvuze, nkabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya. Niyo mpamvu tisi yarahanga. Imana ibahe umugisha. Twaramutabaje muri iki gihugu cy'umukano mu kirere, Imana ikoreramo yubakamo fondasiyo idacukuye umusingi. Irema nta kintu yifashishije kuko nigira ikikora ikakirema yarangiza ikakigaragaza. Usomye 25 itangiriro wasanga ngo umunsi witwa Rebeka yasamye inda yaramusanze Isaka ngo yaramaze imyaka 20 amwingingira, hanyuma ngo Imana iramusanga. Barakagira nta makuru yawe narayamenye, hangane ndarangije kugira ngo mvuga ndangize. ngo Isaka amwingingiye, ngo Imana yemera kwinginga kwa Isaka. Rebeka ngo arasama, hanyuma y'imyaka 20 ngo asamye, ngo hanyuma ngo yumva ngo abana bakiranira cyangwa barwana mu nda, ngo arabaza ngo Uwiteka ngo ni ibiki bimbayeho. Imana iramubwira ngo mu nda yawe ndemyemo amahanga. Imana niyo irema ibintu bidashoboka bigashoboka, ngo ndemyemo amahanga. Hari abibaza ngo abazungu bavuyeho cyangwa abirabura. Ndemyemo amahanga 2, kandi amahanga ndemye ni ukuvuga ngo umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Ubundi ibyo ntibyabagaho mu Isirayeli. Imana nigira ikikora ikakirema ikagikomeza yarangiza ikakigaragaza. Hanyuma abana yabyaye muzabisomere 22 na 3 na 4 ntago mpasomye kuko narangije. Ariko turashimira Imana kuko turi kumwe na tisi, twabonye ibintu bikomeye. Mwebwe aho ngaho twahageze ari ibintu bikomeye, byari ibintu bikomeye. Yibaza ngo ese nzatapfuna, ngo ese nzongera kureba abantu nzabitegereza. Dukomere Imana amashyi kubw'ibyo ngibyo mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana yaturemye, dushimiye Imana yaduhaye agakiza. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi wa 48 yararimbye aravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Aravuga ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyizeho ubutware. Nejejwe n'Imana. Jya witinya wisubiremo. Amen. Dukomere Imana amashyi basubira mu byicaro byabo. Sorry. Imana ibahe umugisha. Murimo muratuma mushaka gutuma nibuka ibintu byinshi. Mfite kupongere uyu mugore yaguze, anzanira kupongere, arambwira ati ko biri kose umugabo wanjye ndabona ari bupfe, kandi sindi bushobore kumucira inzara kuko kumureba arimo apfa sinabishobora. Ati mucira inzara wenda aze gupfa inzara, ati mbaye nsohotse napfa umbipe ndabona ko apfuye. Ndabwira ni igisa wintera umujinya, ndanakwiyamye niba turi kurwaza umuntu kanca intege umwirwazanye wenyine ngo ho yarapfuye ngo isi iranyose. Turashimira Imana ko isi yacanye imbabura hanyuma ntimwote. Imana ishimwe. Ndatekereza ko nta bandi bantu bari baza kwifotoza. Tugiye gukora iki kintu kugira ngo tworohereze abantu bose. Nibyo ngiye kuvuga. Tugiye gukora ibintu bibiri. Gahunda yo gusoza yari 11:00 zageze.
hanyuma mureke dusoreze ikirori cyacu hamwe, dusezerera abantu, dusigaze gahunda yo kwifotoza kugeza ku rwego umuntu wese ushaka kugenda azajya agenda. Reka rero twakire Mama Asiya avuge, namara kuvuga twakire Pastor Moise asengere gusoza. Nyine nyumva arasengera gusoza, hanyuma dusigare twifotoza. Murakoze cyane. Mama Asiya Vantene. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nshimiye Imana umwanya nk'uyu nguyu. Imana izi kurinda. Kandirimba akarimbo gatoya cyane. Ubuntu bw'Imana si ikintu cyo gukinishwa, ubwifuza wese si kwabubona, imigambi yawe si nk'iy'umwana w'umuntu, n'uw'ibyiza gusa, n'uw'ibyiza gusa. Imana yacu ishimwe. Ndanezerewe kubona Tisiye ahagaze ku maguru yiwe abiri akimara gukora aksida. Narababaye cyane, mfata ko buri kwezi nzajya mfata mama wanjye n'abavandimwe n'abana banjye tukajya iwabo. Nk'abantu bakurikira TikTok abenshi barabizi, buri cyumweru twajyagayo kugeza ubwo twajyaga dupfukama mu cyumba n'abana bagasengera Tisiye. Mfite mutoya witwa Shami yigeze kumbwira, ambwira ati yabonye Tisiye ari kugenda, n'uwo bakurikirana arabirota. Nanjye ubwanjye mbigirira iyerekwa inshuro ebyiri zose. Nshimiye Imana ivuga igakora, kandi ni ukuri Tisiye azirikana ubuntu bw'Imana yamugiriye abibyazemo umusaruro. Ndumva nta bindi byinshi mfite byo kuvuga, ariko nshimiye Imana. Murakoze. Nta bintu byinshi afite byo kuvuga. Mwanyemerera uyu mubyeyi tukamukomera amashyi yo kabyara. Imbuto yazanaga ibintu byose yagiye adukorera, Imana imuha umugisha. Mbere yuko mushumba ari buze gusoza, ndagira ngo manze mvuge ijambo ritari rinini. Urabinyemerera. Ndakira bari ababyeyi bavuye nagiye kwiruhukira. Gisase ntarananirwa. Barahamagawe nibagende bicare n'ababyeyi beza. Ntacyo mutwaye. Haleluya. Uyu mugabo w'Imana ni imfura. Bwana sifiwe. Bari ababyeyi b'Rwamagana niwe bigire hino na Pacifique. Niwe bigira hino. Imana ishimwe. Haleluya. Tubakomera amashyi nabo batambuka mu izina rya Yesu. Uyu mugabo w'Imana ntabwo nasoza iri teraniro nawe ntamushimiye, kandi ngo muhe nawe umwanya kugira ngo nawe ashime Imana, kuko nawe ni umuntu twababaranye, ni umuntu twagoranywe, kandi iyampagurukije nawe izamuhagurutsa mu izina rya Yesu. Twayikomera amashyi. Wowe nagusengeye wakijijwe, nushaka genda uyicarire hariya. Munyaka, urashaka kuza kuvuga ijambo? Mukanya turaza kuguha, bugiye hariya ndaza kuguha ikari mikrofone y'Imana. Reka muhe umwanya nawe ashime Imana, kandi iyampagurukije nawe izabikora mu izina rya nde? Abemera ko ibishoboye ni muyikomera amashyi. Ariko nanjye ntibyashobokaga, kandi bitashobokaga kuri jye nawe bizashoboka mu izina rya nde? Rya Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Rimwe na rimwe hari ibintu umuntu ajya kuvuga akabura uko asobanura amagambo, ariko mureke tujye dushima Imana. Ubu ni njyewe mwansiye hano mu maaksida, kuko iyi ni impanuka nakoze mu mwaka wa 2010 ku itariki 25 z'ukwa mbere kugeza na n'ubu ngubu. Ariko ikintu nshimira Imana, mu mutima wanjye haracyarimo inzira z'igisiyoni. Ikindi cya kabiri, nize kinini, namenye impamvu Imana ishobora kubatiza umuntu mu mwuka wera, rimwe na rimwe atanawusabye, atiyirije, atatereye imisozi cyangwa agenda arare mu mazi. Imana ibifite impamvu yaguhaye uwo mwuka wera utunze, ibifite impamvu yagukoreye ibyo byose. Imana ishimwe ko yampaye izi nshuti zose, guhera kuri Barakagira ukaza kuri Pastor Theogene, buriya nawe ndamuvuga,
kuko ntago ngiye nemera ko yagiye, ndumva ntago ndabyemera. Ariko uyu muvandimwe noneho Tisiye we, Mana Nyagasani, ari mu bantu bagiye bampa amakuru meza, mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, nkamubona, nkamwumva, nkakurikirana amagambo ye. Ariko twari dufite inshuti imwe, uko ubona mukunda, uko ubona nkunda, ni nako kunda Pastor Theogene. Rero buriya tubonye umudamu we turishima. Ariko reka mbabwire ikintu cya nyuma. Arahanuye mu kanya ngo umwaka utamfite ubukwe, reka mbyemere. Ariko iyo ngiye kuvuga kuri ibyo bintu mbura ukuntu mbivuga, kubera yuko abakobwa bo muri ino minsi n'abagore bo muri ino minsi ugira akabazo gakeya, niwe wa mbere uguta. Njyewe ubwanjye nkora impanuka hari mu kwa mbere, mu kwa gatatu nari ndi bufate irembo, mu kwa karindwi ngakora ubukwe. Ariko uwo muntu ntumbaza aho yanyuze n'inzira yaciyemo. Mu kanya bavugaga umudamu we Mama Gisa, niba ari Gisa, niba ari Mama Gisa, yes, nabitekereza nkaba ariko Mana uhaba ababyeyi kwihangana, Mana uhaba ababyeyi gukomera ku mutima. Imana ishimwe. Icyo nsorezaho, ndashimira Imana, bura numvisha ababyeyi be barimo hano bashima Imana, bavuga ukuntu basenze nka Yohana. Nibuka n'abacu bose ndavuga ngo burya ababyeyi bose ni kimwe. Ababyeyi mwese Imana ibahe umugisha, umukozi w'Imana imuhe umugisha. Ni byinshi cyane ntabwo nabirangiza, ariko mve ngo nshimye Imana.